Ijuri wacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana n'ubuziraherezo aho ngaho niho iwacu mw'ijuru iyo ni iwacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana n'ubuziraherezo aho ngaho niho mw'ijuru iyo ni iwacu ababera bahora bishimye bahimbaza Imana n'ubuziraherezo aho bishobora zihana imbere kugira ngo abantu bashe kubona kuko harimo amatara bakuze ari bakeya rero yatuvuyemo ariko ubwo rero mu mikurire nyine mubyara kwanjye nyine ibyo ntabwo ari byinshi nyine ntabwo twese ntabwo twita ariko mubyara nkunda ndavuga mubyara inda yararenze abantu amezi 9 n'amezi 10 no kwenda yari yaranashimitse ariko ngisoma mubyara kwanjye rero ntabwo byanyatinze nubwo nari naratinze ariko ngiye kwise namubyaye mu minota ari na 15 kandi nari naratinze kubyara ubwo nuko byangendekeye bene wabaye umwana mwiza arakura ariko mu gukura kwe ntabwo yagoye bene yagendeye amezi 8 yonyine aba aragenda ntabwo yigeze arwaragurika arwaragurika mbese wenda nanirwe kugenda cyangwa bakubwira gute bene ntabwo yigeze arira habe namba yari umwana mwiza umwana utarigeze umushima mu buzima bwanjye bene rero ubona ko twahereye aho ngaho uri kwezi mu mezi mwaka n'igice bene aza kurwara kuko byari igihe cy'intambara irangiye bene ari yaje kurwara araremba si uko ntari nagiye kwa muganga kuko yararwaye si nko kurangara cyangwa se wenda nk'uko ntero ushobora kuba umwana ufite wenda ntafite umuriro mwinshi n'ejo yagezayo nagiye kubona umwana nakwiriye arabera ngiye kubona nazanye urufuzi rwinshi noneho hari umugore twari duturanye yaramunyetse umugore aramwirukankana nayo turi mu mutara umugore amujyana kwa muganga ngenda mukurikiye birangije umwana amujyanye ku bitaro mujyanye ku bitaro umwana arakira twabaye ibyumweru 2 ariko ibyo ari byose ushobora kuba yari malariya birangije tubaho ubuzima bugakomeza bine atangira kwiga nta kindi kibazo kindi cyongeye kubaho birangije
kugira ngo mbe mu Mutara nzi Kigali. Napfushije umwana wakurikiraga Divine, pfusha afite imyaka 5 n'amezi 3. Birangije ntabwo nari buzabe Kigali, ibintu Imana ikora ntabwo wamenya ngo ni ibiki. Birangije napfuye mu Mutara nasaze, nzi Kigali ntazi yongera. Ngoma aho ngaho aho wenda nari nziranye nabo ni Carolance ngo ni mamamukazi wanjye na Media na mama Patrick uriyambere nyina wabo, wenda n'abandi bakeya mu muryango hano barahari. Ubuzima bw'i Kigali bwaritanje. Birangije mbaho abana ndabigeza aho ndabazana, abana mbana nabo i Kigali batangiriye n'abazanye biga mu wa 3 kuko Divine yafashe yeme biga mu wa 3 primaire Mvuravutura. Tubaho ngaho abana meza ngumana nabo, Imana irandinda ngumana nabo kugeza amagingo. Divine rero primaire arirangiza ajya segonderi yiga kuri Apape hari Gikondo. Birangije nabwo bararangiza bavanamo diplome, abana barangiza amahoro. Birangije ejo bundi batangira kaminuza barayirangiza, ntabwo barangirije rimwe, ntabwo barangije mu mezi, barangije mu mezi amwe ariko babaye nkaho barindirana kuko batangiye rimwe ariko Divine yarangije mu kwa 12, hanyuma Yemeni yari mu kwa 2. aho ngaho ntabwo ni neza, ariko mu by'ukuri ni ukuri mbashije kubashima. Nibagiwe ko mwaje tukifatanya tubashimye. Ntabwo byoroshye ubona umwana atarapfuye ari mutoya agapfa arangije kaminuza atari yakora, yarangije mu kwa 12 kundi ntikurangiye ahise ataha. Ariko ikintu mbifuriza ni ukuri ntabwo biba byoroshye kugira ngo ufite umwana w'inkumi cyangwa w'umusore agongwe na kiriya gikamyo kimuce hejuru. Ni ukuri ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo nzi ukuntu bimeze. Nuko rero ubuzima bwa Divine uko mubo tuziranye n'abo twasenganye n'abo twagize gute ni benshi pe. Ubwo nari nzi ngo amana niba bagira bakabona wenda abatware zaza twabwiye ngo abantu bagiye kurongorwa, ntibirangiye bigenze gutyo. Abana n'ababyara abana 5 hasigaye 3, ubwo habashije gupfa 2, ariko nta kundi nabigenza. Uko nuko niko bimeze, n'ubwo buhamya bwanjye nta kindi navuga. Kuri murakoze. Murakoze cyane kandi komeze mufate mukomeze. Ego tukomeje kumva ubuhamya. Hari uwo biganye kuva primaire kurangiza secondaire, Iradukunda Vanessa nanyaruke. Abana bahumugisha mbere yo kugira icyo mvuga, reka umuntu ufite hari umurongo muri Bibiliya mvaga nshaka gusomera umubyeyi wa Divine mu rwego rwo gukomeza kumwifuriza gukomera. Muri Yesaya, murafasha abantu bafite Bibiliya hafi, muri Yesaya 41 ku murongo wa 10 haratangira havuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya mukomeza. Ni ibihe biba bitoroshye, biragoye gutakaza kubura umwana ubyirutse inkumi, ibyinshi umuntu aba amwitezeho. Niyo mpamvu rero nifuje kumubwira ngo ntatinye kandi akomera humure, Imana iri kumwe nawe. Natwe twese twamukundaga, inshuti y'abavandimwe, dukomere. Ikindi kandi nigeraho biragoye no kubyumva, biraruhije, ariko ku bakristo n'abantu bazi ijambo ry'Imana murabyumva cyane.
turusheho no kunezerwa. Tukubera iki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abapfuye bapfiriye muri Kristo, kuko hari igihe kizagera bazazukanwa nawe. Turishimye rero kuko tuzi neza ko hari igihe kizagera tukongera tukabona divine wacu anezerewe kandi natwe tunezerewe. Nkomeje rero mu buryo bwo kwihutisha iminota, divine usibye kwigana twarabanye, twarareranywe, mubyeyi warabizi n'abavandimwe, twiganye twahuye mu mwaka wa 4 primaire. Divine ikintu cya mbere nari muziho, cya mbere kiruta ibindi byose, yakundaga mama we. Nkimumenya kumubyigiza inshuti, ikintu cya mbere Divine yakundaga mama we cyane, amwubaha kurenza ibindi bintu byose. Kuko njyanibuka bakiba hepfo mu Gatenga, hari ukuntu najyaga nko kubasura, yajyaga agira udukino, buri muntu agira utuntu akina n'umubyeyi we, akunda kumuderanja. Abantu b'ababyeyi basaga kumubwira Divine ndeka, Divine ndeka. Natwe twese uri mu biki, umuntu uri mubi. Yajyaga avuga ngo mundekera agakecuru kanjye. Ibyo bintu ntabwo bizamvaho. Yaramukundaga cyane, amwita ikibasumba. Icyo nicyo kintu cya mbere ngo buhamye mu bintu munsi we. Ikindi Divine tugihura mu mwaka wa 4 twariganye, turakomezanya kugeza turankome, niho twatandukanye, buri wese afata he n'undaye. Ariko muri iyo myaka murumva iri hagati y'ine n'itanu, Divine ni byinshi namuvugaho, umunsi ukaza n'undi ukagenda, ariko kubw'iminota ndavuga bike byibanze. Havuye kubona neza ko yakundaga mama akanamwubaha, Divine yari afite kwizera. Divine yagiriwe ubuntu bwo guhabwa agakiza no gukorera Imana akiri muto, yabimenye imbere yanjye. Hari ibintu yajyaga ambwira, iyo utarajya mu kintu ntabwo ubyiyumvisha. Divine yari afite kwizera gukomeye, kandi afite uburyo akumvisha akagukomeza bitanyuze kuvuga ngo gusomeye Bibiliya ngakweretse umurongo wo muri Bibiliya. Hari ukuntu umuntu ahora n'ikibazo afite n'inshuti ugacika intege ukiheba. Iyo nabaga ndi kumwe na Divine nkabimubwira, abamuzi ibyo bintu babimuzi, akubwira seka, afite ibintu bya brother gatako yajyaga ambwira ngo byihorere mwana, ngo se urabona ibyo bikomeye, usiko ngo papa afite ibiruhishijeho. Iyo yabaga gutyo yabaga ambwira papa, ntabwo ari papa wo mu mubiri, yabaga ambwira Imana. Ntabyumva nyine muri njye nkagana uko atari wowe, ariko icyo ni ikindi kintu ari muzi we afite kwizera ibintu bye byose, harimo kwizera gukomeye. Ikindi kintu navuga kuri Divine nihuse, kuba muzi Divine yari inshuti nziza, Divine yari inshuti yo kwizerwa, Divine yari umuntu witabira, utabara, usabana, Divine yari umuntu ugukomeza mu bihe waba urimo bishoboka byose. Ikindi kintu kuri Divine ansigiye, dukuyeho ibyo byose, Divine yari wa muntu sinzi uburyo nabivugamo, ariko umuryango urabizi n'abavandimwe be nanjye baransobanukiwe. Divine yari wa muntu ushaka kuba wowe mu buryo muri ako kanya. Icyo kintu nimba ufite ikintu kikuremereye, yari wa muntu ushobora kukimwikoreza neza, akagifata nk'iki kikakuvaho, ukumva ko cyakuvuyeho, agafata iyo risiki. Divine usibye imbaraga z'Imana igomba kudushoboza nk'abana b'abantu, nta nubwo byashoboka ko twamwibagirwa. Ikiriho ni uko tuzakomera gusa. Ndahamya neza murakoze cyane. Ntabwo biba byoroshye, abigoye. Reka twakire Uwamahoro Claire. Namenye na Divine muri 2018 ubwo
kwezi kwa gatanu ku itariki 27. Divine naje nturutse mu cyaro menyana nawe duhuriye ku ishuri. Divine ikintu namumenyeyeho niwe wa mbere wanyigishije kujya gusenga mu butayu no mu nsengero mu byumba. Ikintu Divine yakundaga nk'ibyo umukobwa amaze kuvuga, yakundaga mu cyaro. Twari dutuye hano mu Gatenga, najyaga nzinga nkabanza nkamucaho nkamubwira ati tujye ku ishuri. Divine tukagenda n'amaguru tukagera Sonatube, twarangirije tipi. Byarangiza tukagenda kambwira ati ariko kireke reba ukuntu turi kugenda n'amaguru, ubu niturangiza koko Imana ntizaduha n'indishyize akababaro. Ndamubwira ati Divine ntabwo Imana itaduha indishyize akababaro gute se? Rangije Divine ari haciyeho amezi 2 ndota Divine yapfuye. Ndamuhamagara ndamubwira ati Divine uzi ibintu nawe narose? Ati nibikize kirere. Ndamubwira ati Divine narose wapfuye. Arambwira ati reka reka nta masezerano mfite gute se? Ati urumva napfa ntakoze ubukwe ntagiye no hanze? Reka reka ntabwo Imana yabinkora. Turaseka nyine tubiteraho burage cyangwa arambwira ati inzozi zawe njya nzitinya, mbabarire umfashe tuzisengere. Ibyo tuba tubivuyeho. Divine yari umwana uzi kubana, yari umwana ugira urukundo. Muri karase twakundaga kwigana n'abamama, ariko niwe wa mbere wamenyaga ko abo mama babyaye. Agahita akereye urubuga, agahita ashyiraho abantu bose ati mwitange tujye kubasura. Niwe wamenyaga ngo iri somo turaryigira hehe, twimukiye aha n'aha. Sinzabyibagirwa ejo bundi yigeze kumpamagara ambwira ati kirere umugenzi wacu yagize ikibazo none njye mfite amafaranga makeya, ntabwo wakongeraho tukamwoherereza? Ndamubwira ati Divine mu bushobozi mfite nta kibazo ndaguha make ariko tumwoherereza. Arambwira ati wamukoze. Sinzabyibagirwa twakoranye na stage ahantu hose yajyaga niho nabagandi, haba ku ishuri haba muri stage. Twaragenda ndi umuntu ugira akamere, batubwira ikintu kugikora njye nabona kinduhije nkavuga ati nishyushye ntimukamfate nk'ikigo mfana. Divine arangije avuga ati twaba twararuhiye iki n'imyaka twize tudacyuye amanota ngo natwe twambare nk'abandi, mbabarira sigaho ihangane basi tubone twakora hano amanota. Sinzabyibagirwa bagiye kuduha amanota ya stage. Arambwira ati kirere tuhahuriye na wa wundi mwagiranye bifu, ubu urabona ari buduha ngahe koko? Arangije arambwira ati gusa witware neza tuhave neza tubona baduha amanota. Divine ndamushima kuko amanota nabonye nyakesha Divine. Tujye tuvugisha ukuri tureke kwihagararaho. Nje ntabwo nzi Icyongereza cyane, naje numva bimbuye. Divine yari wa mwana iyo twabaga dufite kati cyangwa examen yambwiraga ati kirere urabizi ko uzi bosanse ntawe uri muzi, abandi baratashye nawe uratashye, ubu se ejo uzasubiza iki? Mbabara utazankoza isoni, twe twaje kuri nzakugirira neza. Turi ku ijambo ry'Imana twebwe, ntabwo tumeze nk'aba banyamahanga batari kuri reka tuguma aha twige ejo utazankoza isoni. Ndamubwira ati nta kibazo. Gusa ikintu kintunguye, ahantu hose twajyaga gusenga, haba mu butayu haba za byumba hose twajyagayo, Imana ikatubwira ati ntukore. Agahita abwira ati kirere uzanyambarira, ariko ibyo bidera tuzabikura. Ati nuntanga gukora ubukwe nzakwambarira, nanjye nimutanga uzanyambarira, ariko umwe azabera undi marene. Ndamubwira ati nta kibazo. Mureke rero mbabwire ikintu cyawe, mureke tuve kuri iyi Mana. Njyewe Imana nayitinye nkimara kumva kuwa kabiri ibibaye kuri Divine. Iyi Mana narayitinye. Abantu tutazi gusenga tutazi no kw'Imana ivuga, mureke twitondere imvugo y'Imana. Twajyaga gusenga byibuka babivuze nk'inshuro nk'ebyiri. Rimwe babitubwiye turi kumwe na Mama Divine, barangije baravuga Imana, ijwi ry'Imana riramanuka riramubwira ngo ndakumenyekanishije, ndirahiriye ndakumenyekanishije. Twumvaga ko numvaga ko kumenyekanisha akazi keza agakora mu biro, abantu bose bakazajya bavuga ati ishimwe Divine. Njye nuko nabyumvaga,
kandi n'undi wese yenda udasobanukiwe imvugo y'Imana nuko yabyumva. Mureke rero mbabwire ukuntu nayitinya. Divine uyu nguyu ku ma YouTube hose ariko ku ma Facebook inkuru iri kuvugwa ni Divine, ishimwe Divine, umwana upfuye akiri mutoya ku myaka mikeya. Mwayumvishe imvugo y'Imana iramumenyekanishije nyine. None se ahantu hose si Divine uri kuvuga? Ku ma YouTube, ku ma Facebook, ahantu hose, ku ma TikTok turi kohereza amafoto ya Divine. Mwayumvishe imvugo y'Imana aramenyekanye, naho twe twumvaga yuko agiye gukora ahantu hakomeye tukazagera tugenda tugiye kumureba, ariko ntabwo Imana ariko yabiteganyaga. Gusa ikimbabaje kikanantera n'ubwoba no kubyakira bikaba bimuye. Amasezerano wa mugani wiwe nk'uko yatubwiraga ko afite amasezerano menshi adashobora gupfa adasohoye, twaribeshyaga bwabo ko Imana yatubwiraga ushobora kuba ari ubungubu, twebwe tukumva ko ari ukwambara agatimba ngiye kumwambarira nkakuraho direte nkamushagara neza rwose, nkavuga ati kire irabikoze Divine nkugiye inyuma. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Ubukwe ni ubungubu kandi kuko turabutashye mwese murahari, biragoye kuba twabyakira. Umwana w'umukobwa, mwababyeyi be muri aha kuba waragiye kugiseka umwana ukamurihira segonderi wihirinze, ukamurihira kaminuza, Divine akaba apfuye nta n'ukwezi na kumwe akoze ngo yumve ukuntu amafaranga amera. Nk'uko yakundaga mama we, yahoraga amubwira ati mama nzakwambika ikamba rya kibyeyi, mama sinzagukoza isoni, kugira ngo nanjye ubone yuko watugokanye muri uyu mujyi. Byari bikomeye kandi kuko byari bikomeye, ariko ntabwo ari mwambitse. Ikintu nakwisabira yemerera, nari inshuti na Divine, urumva ibintu byose twabivuganiraho, ikibaye cyose yakimbwiraga, ariko yari azi ko azambika ikamba mama Divine. Ariko ntabwo bikwiye. Ubu nonaha yari kuba ari kwigenza, ariko ubu nta kimubashije. Ubu tuzagomba kumuterura kandi yari afite amaguru nkayo twari dufite. Ibintu Divine apfanye ni uko yari kuzambika mama ikamba, ntabwo ari mwambitse. Ni wowe ugomba kuryambika mama Divine, kandi inzu yahoraga aharanira avuga ati nzemera nihiringe ninshaka imburare nambara urukweto rumwe cyangwa ipantaro imwe, ariko mama ngomba kumwubakira inzu. Ibyo byose bikugiye ku mutwe kuko Divine ubu ntabwo ahari. Izo nshingano ni ugomba kuzikora nk'uko Divine atazirangije kandi yaziteganyije. Gusa biragoye twese tubashe kubyakira, dukora imirimo myiza nk'iya Divine, kuko ubu njye nonaha Imana ije kuko ntameze nka Divine, kuko yakoze byinshi n'abana bari hano biganye na Divine twese turabizi. Ni umwana wari uzi kwitanga ku buryo yanarwaraga. Ikintu kindi namwigiyeho, ntabwo yashoboraga kukwereka akababaye, akwereke ko ubabaye nawe ubabaye. Wanamubazaga se Divine ko mbona bitameze neza, urarwaye? Ati hoya kire nta kibazo, ndakomeye ahubwo nawe komera. Ni ukuri Imana imwakire mu bayo, kandi nzi ko araheza twese tuzamusanga, duharanire gukora imirimo nk'iyasize kuko iramuherekeje. Murakoze. Icyo wakoze. Hari message yagera kuri wa Divine, ari kuri we ntabwo yabashe kugera hano, yakwiye ngo basomere. Mwana wanjye Divine, wanyuze mu biganza ukiri muto, wowe n'abakuru bawe n'abarumuna bawe, wambaye umwana mwiza, umukobwa wo kwiringirwa, wambaniye neza na nyogokuru, ubwitonzi no kwicisha make. Mwana wanjye rero urambabaje cyane, narakurwaye sinamenya byari byo, ariko kuko wambaga ku mutima cyane wanteye igihonga cyinshi. Ngaho ruhukire mahoro ya Nyagasani nyir'ibiremwa, ukwakire agutuza mu gituza cye, uruhukire mu mahoro mwana wanjye
urabeho tuzongera kubona hageze uriho. Ayo ni amagambo ya nyirakuru kuko ntabwo ari hafi hano. Nakire Mateta gatoya nawe yasabye ko hari icyo yavuga. Mateta avuga. murakoze. Mbere ya byose ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni byiza ni bibi. Hari impamvu idini Imana yatinze kumutwara, buriya hari ibyo yabonaga atarakora. Rero iyo umuntu igihe kigeze Imana ibona akwiye gutanga umusaruro yamushakagaho, yarabikoze. Njyewe Divine twarakoranye umurimo w'Imana muri korali, nari dirijante mukuru akanyungiriza. Nakoranye na Divine, ntabwo nabona amagambo yo kubisobanura, ariko ku bintu bikeya navuga, Divine turenze ku byo gukunda Imana, ku byo kwihangana, Divine yakundaga abana cyane. Naririmbanaga na hano Joaka heruka ku Muhima, yari ifite abana batoya. Iyo twamaraga kuririmba we na Eme yakwibuka, ndibuka inkuru ya Divine tuyibwiye mu rugo, mfite umwana w'imyaka 5. Papa yari atarataha aravuga ngo ntabwo ndi buryame, bamuhaye kuri kurya aravuga ngo ntabwo ndi burye, Divine yapfuye. Kandi n'umwana wiga muri materineri. Burya niba ari abantu bibuka, abana bato baribuka. Kuba umwana w'imyaka 5 yibuka ko umuri yamugiriye neza, n'ubu nuko nturuka kure nari kumuzana, nuko yambwiye ngo ntabwo uri bunsige kureba TV. Hanyuma Divine yaritanze, yakoze ibyo yari akwiye gukora. Divine yaradufashije. Divine yateraga abantu ibyiringiro n'imbaraga. Divine ikintu yashaka gukora muri korali yaragikoraga, agatera n'abandi imbaraga. Rero aho agiye ntabwo twavuga byinshi, ariko hari agatero kamwe k'indirimbo agiye kuririmba. Reka nanjye mbabwire uko nayibonye, ishobora gukinga cyangwa igakingura, byose irabikora. Ku munsi wawe w'amahirwe urye wishime uyihimbaze, ariko hari n'ubwo ibyago byinjira ikabyemera. Byose biva mu rukundo rwayo, nibwo bumana bwayo. Imana ikora ibyo ishatse mu gihe cyayo, ntabwo twayishinja cyangwa ngo tuyivuge ngo kuki bibaye. Hari impamvu wowe utaragenda, uriya hari ibyo Imana ibona utarakora, ariko iyo umuntu yarangije ibye Imana iramwisubiza. Nta kindi twavuga, Imana imuntu ukora ibishe. Nakoze mushiki wacu. Reka twakire umwe mu bayobozi be muri Karuvari, Dieudonné, nawe yansabye gukora message yabagezaho. Hariho Yesu nashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mubyikirize kuko iryo zina rihishwemo ibintu byinshi. Mpagaze hano nka Dieudonné, ndi umwe mu basengera muri Calvary Cloud Ministries. Umushumba wacu mukuru ni Pastor Steven, yansabye ko nagira ijambo mvuga. Igihe kimwe nabwirije ijambo rivuga ko indabo zawe bazaziguha utarapfa. Impamvu mbivuze ni uko abantu bavuga ibigwi by'umuntu atakiriho atumva, cyane cyane iyo apfuye ari umupagani ntiyumva. Ariko turashima Imana yo mu ijuru yuko Divine atashye yari umukristo mwiza. Divine ye ntabwo namumenye mu myaka myinshi ishize.
Divine namumenye mu mezi atarenze 5 guhera mu kwa kabiri kugeza aya magingo ataha. Ariko ikintu cyantangaje kuri we, intebe yahoraga, ubundi uzi yuko abakristo benshi basenga amasengesho y'akajagari, umuntu ntamenye intebe ye yicaramo mu rusengero. Niyo mpamvu burya arabujya mbwira ngo abayisilamu kenshi baturusha ubwenge, ni nayo mpamvu Imana ibakorera cyane posisiyo basengeramo ibari imwe. Abazi icyerekezo cy'aho bita kibla, bishatse kuvuga yuko Imana yabo atari Imana y'akajagari. Impamvu bivuze nuko Divine Pastor Steven arabizi cyane, uva mumenye intebe yicaragamo yari mu rusengero. Ariko ikintu gitumye ntangarira Imana cyane, mu byumweru 3 bishize nari nayoboye, hari message yatambutse. Divine yari yicaranye n'umubyeyi, ntashoboye kumenya niba ari mama we. Imana imuha message, irangije mubwira akaza akora. Sinari nzi yuko iyo business atari niye. Hanyuma araseka atera haleluya. Umukozi w'Imana ni umuvisiteri wari waje iwacu, arangije atera intambwe nk'eshatu ajya kuri Katutsi. Arangije bimwanga mu ndagaruka imbere ye, aramubwira ngo Imana irambwiye ngo igiye kukumenyekanisha cyane biruta uko wari usanzwe uzwi. Twe twumva ari ibintu biri special Imana igiye kumukorera, kuko yatangaga ibyifuzo byinshi ku mushumba, yari n'inshuti ye cyane mu buzima bwa buri munsi. Ariko ibyo yamubwiraga ni ibingibi. Ngiye kuva ejo bundi nyibyumva, Adamu yarabimbwiye, ngenda ncicika sinanabitindaho, sinanakora comment uburyo ntigeze mbivuga. Ariko nakomeje kwibaza kuri iyi Mana yacu. Mu minsi 2 ishize narayitotombeye cyane, ngwara n'umutwe udakira, nkumva ni ibibazo, nkumva muri ijye birivage. Impamvu Divine yari umukobwa uri special, yari umukobwa uri special, yari umukobwa udasanzwe, yari umukobwa udashobora kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, na position yabaga arimo mu rusengero yabigaragazaga. Ariko turahombye. Ndihanganisha umushumba wacu cyane, na ambasaderi w'Imana hano ku isi. Turahombye. Divine, kuzongera kubona umukobwa nka Divine biragoye. Umuntu aba ari individual, umuntu arihariye, nta wundi Divine tuzongera kubona. Nkihanganisha mama we, nakomeje kwitegereza mama we cyane, nkumva hari ibintu byinshi birimo kumviganiramo. Nuko turi abana b'abantu tutabona icyo dukora, ariko ndabizi neza yuko Imana yo mu ijuru, yo nyiri ububasha, nyiri ubushobozi, izabaha imbaraga. Imana izaha imbaraga abahungu batambutse hano, barimo na mukuru wa Divine, kandi nk'itorero rya Karuvali tuzakomeza kubazirikana, tuzaba inshuti zanyu mu bihe bwa buri munsi. Imana ibaha umugisha, kandi mwakoze kuza gutabara uyu muryango. Murakoze. Nitwa Pastor Samuel Yezu Mukiza. Ndavuga gato kuri Divine kuko abaye umushumba we igihe gito, ariko kitari gito cyane. Mu gihe twabaniye nta kibi namubonyeho. Ikintu gikomeye, yari umukobwa ukunda Imana, akunda umurimo w'Imana. Igihe twamenyaniye, twari turi mu cyumba, noneho nkajya mubwira nti ubwo tugiye mu rusengero wamfashije ukanzamurira worship. Yayoboye korali iramya, niba abandi barahageraga saa 9, bayahageraga saa 8:40. Rero mu gihe twabaniye
nta kibi nabonye kuri divine. Ejo bundi twarahuye ndi kujya kuri Majerwa duhurira hano ku ipompo, twari tumaze igihe tudahura. Ambwira ijambo rimwe, twarahuye ubundi twarahuraga Yesu ashimwe tugakomeza, ariko uwo munsi yampagaritse. Haciye n'ibyumweru yaciye ibyumweru bitatu. Arambwira ngo pastor, wari ibintu byinshi twagiye dusengera, ndashaka kuzaza kukubwira inkuru nziza. Wese basaza banjye baraho, ndamubwira baraho, ndamubwira ni karibu, ariko wowe aho ni mu kiro hasi, tira hasi, nubwo ntazi inzu ariko agace ko ndakazi. Nari ntegereje rero kuzaza kumva ijambo ryiza divine ambwira. Ejo bundi ndi Rwamagana, umuntu aranyandikira nyine arambwira ngo nsomye nsanga divine sinasoma byanyandikiye. Haciye akanya madamu wanjye arampamagara ambwira ngo divine arapfuye. Ndamubwira se wowe ngo mama divine? Ndamubwira ntabwo nabyemera. Ndamubwira oya, mpamagara Steven kuko ari nzi ko ari wasengera. Ndamubwira Steve, ese koko divine yapfuye? Nanjye sinari nabimenye. Uwuhe wo mu Gatenga nanjye kumubwira. Ndamubwira ntabwo nabyemera. Arambwira ati nawe ukurikirana amakuru. Mbaza undi muntu arambwira ngo nibyo. Ndamubwira ntabwo nabyemera. Ndavuga ndabyemera ari uko mpamagaye mama we. Ndamuhamagara, Imana namuha umugisha ko yamukomeje. Niwe wambwiye ngo ibyo wumvise ni ukuri. Ese nza hano, ariko nabwo ndavuga ntumenya mama wari kuri kumbeshya. Rero ndashimira Imana, nyine ntawayibaza ngo ibyo ukoze ni ibiki, ariko ntabwo nshidikanya ko ukuntu divine yakundaga umurimo w'Imana n'ukuntu yakundaga gukorera Imana, aticaranye n'Imana data. Nubwo twebwe turi kurira, ariko undi munsi tuzamubona. Rero ndakomeza mama we, ndakomeza abavandimwe, ndakomeza inshuti, babwira ngo hirya y'ubu buzima haracyari ubundi buzima. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Pastor Samuel, Imana imuhe umugisha.